abaganga twese tuyoboye bateye bakina n'ibiroreba muduhe inama n'ingero nziza mumenye n'ukuri yatowe ku ishuri udusobanurire kiliziya icyo ari cyo tumenye iby'urugendo rwa yubile udutoze gusenga no kumva misa mudushishikarize amasakaramentu udufashe kumva neza umumaro wayo tuba abana beza banogeye Imana twitagaze mu mitima yacu abakategiste badutegura badufashe kumva neza iyubile y'umurana imyaka 2025 uzi gucungurwa kwa bene muntu imyaka 125 Kristo amenyekana mu Rwanda twitagaze mu mitima yacu ayaguriye Imana mu butumwa bwawe mwegera abana bo ku mashuri benshi turabuzagurika mu muhamagaro rero nitwa mizero ejo hazaza mudutegure kare tutazatana mureke yaza tuyoborere mureke kwishora mu biyobyabwenge tuje kureba dushikisha uduhe n'abandi tugire intego duharanira kuzayigeraho ejo hazaza tuzaba tuguwe neza abatishuri bagaruka bwamba tuba abana bayivurute bagashishoza neza turangwe n'imico myiza ya turi wese ishuri ryacu n'igicumbi cya mizero ubuvandimwe n'amahoro rwose kiliziya mubyeyi wacu dukunda dutoza gukora ibyiza igihe cyose turareye mu muryango tuvukamo tubane neza n'abo tubana tubumvire tuba abana bashoboye kandi bashobotse dutoza kwimakaza umuco w'amahoro dutoza guhana umuco wo gusenga tugurwanye amacakubiri muri twe dusabane twigwiza imitanga y'icyorezo tuyamwe n'umuvandimwe dukurikire Kristo dufatanye urunani ujya leta kutwibutsa urwo rukundo udutoze gukundana n'abavandimwe dushizeho kwigana imico y'abataye yo kwigana abataye turusheho kwimakaza ubuvandimwe dukurikire Kristo isoko y'amahoro binyuze mu barezi n'ababyeyi bacu badufasha kumva neza akamaro ko kwiga tugahabwa uburere buhamye rwose ishuri ryacu n'igicumbi cya mizero ubuvandimwe n'amahoro tugendera hamwe muri Kristo dukura turi abana bashoboye banashobotse turangwe n'imico myiza aho turi hose tuzayishishe mu gihugu na kiliziya kuko nitwa mizero y'igihugu na kiliziya byinshi dukunda kwiga ndetse no gusenga duharanire kuba abanyeshuri bashobotse twese twe tuzayobora kiliziya y'ahazaza tutazakiri kare kuba intangarugero kuko nitwa mizero ejo hazaza abarangira icyo gusabira reka twubike inganzo byasubira ndabakunda kandi nzabasabira ubuvandimwe n'amahoro biturange ni aje neza y'ibisi umwaka wa gatanu w'amashuri abanza amashyi menshi cyane Carlos. Nobody but I voice it.
masomo dushyira hamwe nk'abavandimwe tugirane inama twunze ubumwe twese dusenyera umugozi umwe. Abanyeshuri bagira inama ibyo mukora mwirinde ubute mwumvikanira bagenzi banyu muharanire kubana neza mube intangarugero mu bandi umwabana uri nk'umuvandimwe. Ku ishuri tuhavamo amizero hamwe n'ishuri ntacyo tuzabura, ku ishuri tuharanga amahoro hamwe n'ishuri nta muruho, ku ishuri turi abavandimwe hamwe n'ishuri nta kibi muri twe. Bana beza b'umwana rwanjye duhereye iwacu mu muryango twereke abacu ko turi kumwe tubafashe mu mirimo itandukanye duharanire ubwumvikane n'amahoro kandi tuba abavandimwe byuzuye. Banyeshuri inshuti zanjye twirinde ingeso mbi zose twirinde ibiturangaza byose kuko byatuma dutsindwa ejo hazaza hacu hakaba habi. Dushimire Kiliziya Gatolika y'umubyeyi w'abana iteka umusanzu wayo ntubarika niyo ntari urumuri hose rumurika yatwaye amashuri ku isi no muri Afurika igicumbi cy'amizero ubuvandimwe n'amahoro. Niturangamire Kristu we ntangarugero mu byiza tumwiyambaze duhozeho aratwumva niwe mahoro yacu niwe rwose turamwambukire nta mizero azatugeza kuri data. Reka twubike inganzo sinseze nzasubira maze twongere dusoreke ingamba yari umusizi nyagasani yayiganze urukundo Marie Alphonsine Santa Clara School Primary 5A. Turangamiye Kristo ishuri ryacu riri ku gicumbi cy'amizero ubuvandimwe n'amahoro. Mumunganyije mu nganzo batekerereza iby'ingenza none kandi basabire kuri Kristo amizero ubuvandimwe n'amahoro bibe muri mwe. Twebwe ntwari impuzu za Kristo niyo mpamvu twiyemeje ubuvandimwe mu bavandimwe bacu amizero no mu batwizera bose amahoro abe yose muri byose no muri bose. Bana mwese tugomba kwiyubakira Kiliziya Gatolika mu by'ishuri ryacu turisigasire n'igitsina cy'amata tutirwangana hagati yacu maze twibere muri Kristo. Kiliziya Gatolika iri ku gicumbi cy'amizero ubuvandimwe n'amahoro ni wowe tubikesha rudasumbwa. Erega na Yesu yarabivuze ati mbasigiye amahoro abe muri mwe. Erega mwese duharanire amahoro nasanze nta nyungu y'amahane mpitamo kwibera umunyamahoro natwe amizero n'ubudahemuka biturange bituwe ejo hazaza heza. Ese ko mbona mugashaka ishyaka ry'amizero ariko ndavuga nkabona muri kane simba tota nanjye ndibwira ngo tuzatange umusaruro muzima biduha amizero ejo hazaza. Ibyiko rw'ejo mwana w'u Rwanda kuri umwana ushoboye kandi ushobotse birakure witesha imana ishoza abakurera imico myiza yawe ikaganga wese. Umwana ushoboye kandi ushobotse wiga igicumbi cy'amateka atazibagirana. Bana twese dusigasire iyo nganzo itazibagirana twibuke yuko twayihawe na Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika niba uzagushima wowe utanga uburere buhamye uri ishuri rizabagiwe n'ibyiza uri isoko twasukuriwe na Kristo abagukunda natwe tuguwe neza cyane pe. Umwana ushoboye kandi ushoboye ni umusingi twese dufatira nk'umutwe ni umuti udufasha gusingiza Kristo ni umuti uduha ubuvandimwe n'amahoro maze ishuri ryacu rikaba igicumbi cy'amizero we. Kristo tubaye turi ubwenge ukaturinda ubwigunge utuma ishuri ryacu rituza kandi rinatungana ugira icyerekezo kitujyana heza kandi n'icyapa kiyobora hasi wowe. Bana twese nimuze turangamire Kristo ni umubyeyi uturera neza ndadutonze ni umubyeyi utadutuka cyangwa ngo adute. Kristo isoko y'uburezi bwiza abagukunda natwe tugukunda cyane. Ndashimira Kiliziya isoko y'ingabire yitanga uburere buhamye igihugu kibereye bose nibagiwe n'abayobozi bacu b'intangarugero mu byiza
sinsoza ishuri ryanjye kuko nigira ku muhigo nzaba ingenzi byanze bikunze bifashijwemo na kristu n'abarezi banjye b'intangarugero mu byiza we sinsubitse nzasubukura singiye nzagaruka yari umusizi usiga bagasigara basigana ibyo asize ntibibe amasigara byica iyo nziza tugira amatwi umunezero bagasigara batekereza kuri iyo bwanzu murakoze kuntegera amatwi nawe ubutaha